Hello my people out there, kanizere ko mumeze fresh nk'ibisanzwe ni wa muhungu wanyu Dani wa Mipango. Uyu munsi ni icyumweru cya 251 filime zasohotse iki cyumweru nizo tugiye kurebeho, ariko mbere ya byose reka duhere kuri breaking news cyangwa se ku makuru nkuko twabibasezeranyije, ku makuru abagenda avugwa hano mu kibuga cyagasobanuye inkuru ya danje ni y'umusore wo mu karere ka Gasabo ahitwa Bumbogo wiyahuye cyangwa se wari ugiye kwiyahura nyuma y'uko yanzwe n'umukobwa. Uwo musore wo mu kigero cy'imyaka 21 yarasanzwe gukora umwuga wo gucuruza filime abaninga aho ngo bita Ibumbogo. Bivugwa yuko yibye mama we amafaranga ibihumbi bigera muri 500 by'amanyarwanda, hanyuma abyoherereza umukobwa bivuga ko nawe bakundanaga, birangira uwo mukobwa amanze. Nyuma yo kumwanga rero, nyuma yo kwanga yuko banabana, nta kindi yakoze, yafashe umwanzuro aragenda yurira ipoto ry'amashanyarazi, ndetse ni ibintu ngo byamaze hafi amasaha agera muri 4 ubwo umuriro bahise bawukupa. Bamaze kuwukupa, inzego z'umutekano ziraza ziramuganiriza, barurira bamusanga hejuru ku ipoto, barangije nawe barabamanura. Ubwo bivuga yuko bagiye kumuganiriza. So rero navuga ngo ni nk'isomo ku bantu basanzwe bacuruza filime, aba disc banners. Niba ari urukundo rwinshi mugira, ubwo nabwo mwari ukuntu bigabanya, ariko nyeko yuko atari uburyo bwiza kuba washwana n'umuntu cyangwa se kuba wakundana n'umuntu bigende neza, ko bafata umwanzuro wo kwiyambura ubuzima. So rero umusore wacu navuga ngo yatubereye ikigwari cyangwa se yagaragaje ubugwari. Ubundi ntabwo biba bikwiye n'umuntu avuga ati turangizanye cyangwa se uva mu nzira mvira mu nzira. So rero twikomereje na filime zasohotse muri iki cyumweru ngo kari agaciyemo ko umusore wadutengushye. Twikomereje na filime zasohotse iki cyumweru cya 251. Ni filime zifite gigabyte zigera ku 128. So hakoze aba basobanuzi bakurikira: hakoze Saga Mwiza, hakora Ziratani, hakora Scope, hakora Jonathan Kavukire, Yamani, Vida Great, Bingo, Uringanire, Chapa, Rwabugiri, Gaheza, Kimu Rwanda, Bestman, Mwungeri, Equalizer, Perfect, Rocky, Sankara, Sinia Kwifarashi, Stone One na VJ Teacher. Nabo ngabo bakoze. So muri rusange rero ntabwo babashije gukora ibyo bakoze, ibyo tugiye kurebera hamwe, ariko mbibutsa mwabantu nuko filime zikomeje kubura, ariko nyine nta kundi kuntu biba bigomba kugenda, tugomba kwihangana, ubuzima bugakomeza, hanyuma ibije akaba ari byo tugira gute, akaba ari byo dutanga. Twihuse rero duhereye kwa Saga Mwiza. Uwitwa Saga Mwiza yakoze filime, yakoze Ashikana, akora Saru, ndetse n'ino filime yitwa ngo Ineza Siri, isobanuye ubwo niba ari filime y'inyarwanda cyangwa se niba ari filime yahinduriye izina, nabyo twaza kubireba. Nyuma ya Saga Mwiza rero, hakoze umusobanuzi bita Ziratani. Uyu Ziratani ubundi akora Jane Ajane, yivanye ku 94 ayigeza ku 110. Akora n'ino filime yindi bita Visuda, ayivana kuri 162 ayigeza ku 178. Bamwita Ziratani, umusaza cyane. Hanyuma rero nyuma ya Ziratani, undi musobanuzi bakoze ni umusobanuzi bita Skov. Yatanze Man of War, atanga The Furiosa, akomeza na filime yindi yakoraga. Bivuze ngo uyu bita King Jonathan yakoze Daily Dreamer episode 2, Vida Derizer, Ashoka. Niba ari Ashoka rero ntombaze. Ubita Yamani nawe yakoze izi filime. Yamani yakoze Diwa, akora na Mary Coman filime irangira. Iyi Diwa yakoze episode 15 yivanye kuri mpageza kuri 15. Undi wakoze ni Vida Great, Fete the Heart yivanye kuri 13 kugeza 15. The Internal Fragrance ni filime yatangiye cyashya, Till the End of the Moon episode 3 uwo bita Bingo Kibiringana, Bingo musaza Bingo Kibiringanya yagize gutya adukubita miti kuva kuri 31 kugera kuri 65.
ubwo ni Miti season 3. hanyuma uwitwa Inike Uringanire cyangwa se Ndabaga yarangije First Man episode 120. Bravo kuri Uringanire warangije First Man. hanyuma atangira n'indi série bita Royalty. Uyu musore wundi nawe wakoze Behavior agakora n'Itangiriro. Behavior yakoze episode 3 Itangiriro, The Furiosa bamwita Capa Rwabugiri. hanyuma uwitwa Gaheza akora Willy Dihati Ivan 7 ayigeza 92. nyuma ya Gaheza rero hakoze uwitwa Kimu Rwanda yakoze film yitwa Obsession, Pedi na Yari Kapitini episode 3 bamwita Kimu Rwanda. hanyuma rero nyuma ya Kimu Rwanda undi musobanuzi wakoze ni uwitwa Lucky Breastman. uyu Lucky Breastman yagize gutya arangiza Golden of Scenery Tomorrow na Goodbye Minisitiri Ivana kuri mwegeza kuri 16. Goodbye Boy. Mungeri Equalizer yakoze filime ebyiri zirangira. ni filime imwe irangira bita The Punisher Last Kill, arangiza asobanura ngo ni indirimbo. nyumvire mwabantu. hanyuma uwitwa Perfect Nyiribisiga yakoze filime bita Ika. basigaye bafite defu yo gutanga filime za Perfect inshuro ebyiri, niba bagira ngo baziture ntumbaze. yakoze Ika filime irangira Ipman Kung Fu, arangiza na filime bita Oasis Infinity ni miniseri iva mu nzira. Solution Out to You episode ya mbere. basigaye batanga filime za Perfect inshuro ebyiri, nk'ingi igomba gusiga. hanyuma nino bita Ika nayo igasigura abana nayo ko bayitanze kabiri. no Ika bayitanze kabiri kabisa, umuntu aba agomba guhita azisiba iziza Ika ebyiri. ubwo bivuze ngo gigabyte ziraza kugabanuka muri rusange. rero ubwo imenye ibyo Perfect Nyiribisiga yasoye, sinzi impamvu batanga filime ze inshuro ebyiri. rero Kimomo ya serie yatangiye bita Agent Kim hasotse episode 5. hanyuma Sankara de Premier atanga filime ya kera yitwa The Hears bayivana kuri 1 bageza ku 8. nyuma ya Sankara ni Sinya ku ifarashi yakoze Kada Pamira ko Sankara do de Passenger, filime irangira ya horror movie. ngibyo witwa Sinya ku ifarashi yakoze. Stone One News nawe agira gutya adukubititwa ko Katuni. hanyuma na Supernatural ayibana kuri 3 ayigeza kuri 7. hanyuma The Teacher nawe akora iyi filime bita Man of the Tai Chi na Wapedi biva mu nzira. nyuma y'ibyo byose rero uvuga ngo ubwo gigabyte bakoze bose muri rusange ni gigabyte 128. izo nyizo basoye muri rusange. ndizera ko ibintu ari uko bimeze. so rero mwabantu mwe ibyo bihari muri iki cyumweru filime zarabuze. twese nyine niyo manera tuba dufite, ariko navuga ngo nta gikuba cyacitse, aho kugira ngo bajye badi ibintu byinshi bidafite umumaro, nanone bahaduha bike bizima. ikindi nanone buriya ntiwamenya impamvu basobanuye batari gukora cyane, ariko reka tujye dushimira n'abakoze cyane. so rero muri rusange ndabashimira abantu bakomeje kumfasha, mwarafashije amasaha twarayujuje. urugendo rusigaye ruracyari rurerure, hari icyo turi kwaka YouTube. ubu nimara gukunda neza nabwo tuzabamenyesha, ariko ndabakunda cyane. Imana ikanusha. Ciao muzajya mwihangana, sometimes tuzajya dutinda, tuba twanga yuko wenda hari amakuru twabaha atari akenewe. so murakoze cyane rero, ndabakunda. Imana ibahe umugisha.